Yesu nakoresha itegeko bazagusura. Nubwo umugabo yagukubita ihangane, Yesu nakubera akabara umugabo azakizwa. Abagukongokeje bagiye kukuvuza, abakuvuza bagiye kukuvuza, abaguteje igatsi bagiye kuyigukuraho. Haleluya! Aya muri karitsiye warasebye. Iki ni igitanda cyitwa bohoka, kuko twese turaboswe tuje muri bohoka. Yesu abahora ubuzima bwawe, Yesu abahora urubyaro rwawe, Yesu abahora urucuruzo rwawe, abahora abata umutware wawe, Yesu abahora umuryango uvukamo, abahora umuryango washakiyemo, abahora karitsiye utuyemo. Haleluya! Lepita sihera, Yesu ahagere, Yesu abahore muri iki gitanda cyitwa bohoka. Abahora urubyaro rwanyu, abahora urucuruzo rwawe, abahora bizinesi yawe, abahora diplome yawe baziritse, abahora perime yawe yabuze agaciro, muri iki gitanda cyitwa bohoka. Wewe uduteze amatwi, nawe mutabare vuba kuko binihutira. Haleluya! mwababyeyi mwe mugiye kwa muganga yababereye akabando. Haleluya! Uyu muyobozi wanyu yamubereye akabando. Njye tsindagira yambereye akabando. N'abakobwa mwe yababereye akabando. Abana batoya yababereye akabando. Haleluya! Oya umva, iyo atakubera akabando uru rugo ntabwo uba urwicayemo. Cyagiye wagiye kwa muganga bavuga ngo urapfa, Yesu akubera akabando, uva ku iseta uri muzima, umwana umukwaye uri muzima. Haleluya! Wa mukobwa humura, nubwo ubukwe butari bwakorwa, Yesu agiye gukubera akabando ubukwe ubukore. Haleluya! Nehera nasihera, iyo Yesu akubereye akabando muyobozi, ahataringanije araharinganiza. Haleluya! Nashaka ngo uve muri twa mubabaro winjire mu munezero. Aya ni amasaha yo kubohoka. Iyo atakubera akabano ntabwo wambaye uwo mwenda. Rero ukuntu bavuze ngo ntabwo uzagubaka urubyayemo gatatu, nuko yakubereye akabando. Wa mukobwa humura, nubwo ubukwe buri gupfa buri munsi, umushinga kwanga buri munsi, Yesu ntabwo yanga kubera akabando, agiye kuhabera akabando. Ugiye gukora ubukwe byemere, ubwo rubanza rwawe rwari rwanze kurangira, Yesu agiye gukubera akabando, uru rubanza rugiye kurangira. Amen. Haleluya! 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 Reka nkubwire, ibihe byiza niho urabyisha. Nubwo umugabo yagukubita ihangane, Yesu nakubera akabando umugabo azakizwa. Haleluya! Abwira Abayisiraheli ati uyu munsi mfite amakuru, mugende mu mbarika hariya ku mpande z'isoko rya Kinigi, ntabwo uyu munsi turasabiriza. Iyi mpumyi abayicuruzaga bararakara. Haleluya! Abantu baracyaho, abantu baracyaha isengesho basenze. Iyi mpumyi barayibwira ngo turihirije ubusa. Iyo tukujana mu isoko uba wasabirije tukanywa amata. Iyo tukujana mu isoko baba bagufunguriye bikemera, ariko iyi mpumyi yari ifite iyerekwa. Ramugeze ngo mbafite iyerekwa. Amen. Haleluya. Wanyemerera tukaba muri uyu mwanya, akaba umwanya wo kubohoka. Haleluya! Ngo Yesu ngageze hirya, iyi mpumyi isigaye ahandi yicaye, n'abayisunika ku kagare bari bayisize bakurikira Yesu. Hari abagusize, ariko Yesu agiye gutegeka bakugarukeho. Amen. Babandi bavuze ngo ntabwo uzagubaka, Yesu nakoresha itegeko bazagusura. Kuko iyi mpumyi Yesu avuga ngo nimusubire mu munzanire. Iyi mpumyi nayo yumva imirindi ishaka kuvuga ngo humura, ni Yesu w'i Nazareti ari kugushaka, adutumyeho ngo nituze tukurebe. Iyi mpumyi yarangije iritunganya, irihana kuko nayo yari yacumuye. Iravuga ngo Yesu burya nawe arebanira ku butoni, wowe yasaga ariko nubwo yacecetse iri gukora. Haleluya!
masengesho, turi muri iki giterane cyitwa bohoka. Haleluya! Iki ni igiterane cyitwa bohoka, kuko twese turaboshwe, tuje muri bohoka. Yesu abahora ubuzima bwawe, Yesu abahora urubyaro rwawe, Yesu abahora urucuruzo rwawe, abahora abata umutware wawe, Yesu abahora umuryango uvukamo, abahora umuryango washakiyemo, abahora karitsiye utuyemo. Haleluya! Lepita sihera, Yesu ahagere, Yesu abohore muri iki giterane cyitwa bohoka. Abahora urubyaro rwanyu, abahora urucuruzo rwawe, abahora bizinesi yawe, abahora diplome yawe baziritse, abahora perime yawe yabuze agaciro, muri iki giterane cyitwa bohoka. Wewe uduteze amatwi uyu munsi, Imana ibohora ibyawe, ibohora mariage baborotse. Ni Yesu w'i Nazareti arimo ari kugura ute, ari kugushaka. Dawidi nawe ngo kuba umwami Yesu ankunda n'iki? Ni amahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi. Kabaye komera amashyi niba uri gufashwa. Haleluya! Wewe udasinziriye, Yesu uyu munsi azanye marayika uje kugukuyakura, iri joro urasinzira. Haleluya! Wajyama gukumva nda bitotsi, Yesu aje gutanga ibitotsi, kuko nda amasengesho yitwa bohoka. Haleluya! Ntabwo uyu munsi uragupfira ubusa, kandi bamwe nabonye Imana yagiye bakuraho imvu zitunguranye. Yesu ni yamamare. Bakirisitu rero, amen, amen, dukeneye kubohoka. Ikintu ngiye kubasaba, ndashaka mukirizwe no muri karitsiye mutuyemo. Haleluya! Agakiza hano bigaragara ko tugafite, ariko mugera muri karitsiye niho bagiye kubapima agakiza kanyu kare, mwewe ni aho ngaho. Yesu ni yamamare, Yesu ni yamamare, Yesu ni yamamare. Haleluya! Ndashaka ngo ukizwe ku gato no ku kanini, kuko Yesu agiye gukorana nawe igitangaza, ariko uva mu byo wari urimo. Haleluya! Nimwe imbuto zikuriye abihe, none se reka mbabwire, dukeneye igitangaza, ariko tukeneye ko n'abandi bazi bakagera kuri icyo gitangaza. Haleluya! Dushaka kiyikora yanyu yakira igitangaza, n'ababasanze bakacakira icyo gitangaza. Tugiye gucuruza byemere, twashatse minerivare y'abana bakirabura, tugiye kwakira minerivare mu izina rya Yesu. Twabuze amahoro mu rugo, tugiye kwakira amahoro mu izina rya Yesu. Haleluya! 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 Iratabara nditabara. Dawidi yavuze ngo nari ndi umusore ariko ndashaje, ntabwo nigeze mbona umukiranutsi arekwa, cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize, cyangwa umukiranutsi yicwa n'iki? N'inzara. Wigira ubwoba, wasenze iki? Imana. Twakubwira ngo umwami Yesu yatubereye iki? Akabara. Yewe mubyare buretse gatoya, wowe usohotse ubuse utahanye iki? Utahanye iki buriya? Buriya uzi ko uwo mwana ku munsi wo kuwa kane agiye gupfaho mu mugongo? Ku munsi wo kuwa kane njyewe ukicinjira uwo mwana nabona agasereke yiri imbere yawe, ndabaza Imana yamye ngo uwo mwana yagiye kuza gupfaho saa saba na za n'igice zo ku manywa. Wamukora mu mugongo umwana ugiye uvuga kuki uyu mwana ategeza arira? Imana yamye ngo ngo umunsi wo kuwa kane Imana iri umwana imurinze urupfu, ikurinze kwikorera amaboko. Yesu ni yamamare. Mbaza marayika ijwi rihamya ngo ngo umaze iminsi ubwawe ufite ubwoba bw'uwo mwana. Yego, yego. Rero Imana yamye ngo mubandi Imana irinze amarira muri iri teraniro, igushize kuri raporo y'umwanya wa mbere ku bandi Imana irinze amarira. Niyo mpamvu bya Yesu utahanye iki? Message utahanye ni iyi. Yesu nashimwe. Kindi Imana yamye ngo igeze mu rugo rwawe, ari ibyari biboshwe, Imana ije kubohora. Imana ije kubohora. Haleluya! Imana ije kubohora. Nepita siha, umaze iminsi ufite amarira, umaze iminsi ufite amaganya,
nagiye kwamba mbona ufite igikomere utabwira umuntu, mbazije Imana irambya ngo marayika azanye igipfuko kizana n'igikomere ufite. Yesu ni yamamare, irabishoboye ndibishoboye. Imana irambya nukuri kwiyamamagaye nta munezero ufite. Uwakubona wambaye gutyo yavuga ngo rwose uyu muntu yagezeyo, ariko nagiye kuramba nijoro namarira, amanwa namarira, isani y'ibiryo namarira. Yesu ni yamamare. Manu umudayimoni witwa Rusauzi yagusahuye umunezero. Nera Peter Sera ngiye kubaza Imana ngo hari ijoro warayurira bugukera. Siko byagenze? Uribaza iherezo ry'urubuga ni irihe, iherezo ry'urugendo ni irihe? Ariko ngo uzaniye amakuru kugira ngo Yesu uyu munsi aje kukubera akabando. Ne Peter Sera ijuru rivuganye nanjye ngo ni Imana ije kuguhanagura amarira. Ngiye kubaza ikindi kimenyetso Imana yambwiye ngo umuntu yo hasi. Ne Peter Sera umaze iminsi uvuga ngo wamba amafaranga aje kunyuza mu cyuma. Yesu ni yamamare. Umutungi bazambya ngo ntiyakire kubohoka. Imana yicira igini ryagutwaye umunezero. Haleluya! Uzagomba gupfara udodomo kagirute agatabara. Uzatari yapfuna udodomo yatabara. Yariko huza amaze gupfa. Udodomo yaratabawe. Amazina yarahinduka. Bamwita Rudo. Imana ihinduye ubuzima bwawe. Imana ikuyabuza bakugenzana. Imana yari umuyobozi wakuziritse. Ibyaba byapfaga buri munsi. Abantu bagendaga amabara nijoro. Ndawe utazi icyo bagoye. Ariko Imana irambwiye ngo hari umuzimu bari baragutongereyeho. Ne Peter Sera hari igihe wigeze kujya wowe ubwawe ubona uri gusimbuka umugezi. Yego muti ejo gukomera Imana naci. Haleluya! uwo mugezi bari baragutongereyeho. Imana yagenze icyo kimenyetso irangangusha gusimbuka wabona mu rutare ruri hirya y'umugezi. Imana igukuye muri urwo rutare. Imana igukuye muri urwo rutare. Imana igukuye muri urwo rutare. Hari igihe wagenda gukumva ijwi riraguhamagaye, wasubije amaso inyuma ubura umuntu uguhamagaye. Imana yishira igiri muri iri teraniro. Nabo biga amasengesho yitwa bahoka. Haleluya! Aya masengesho Imana ijwi ribirengeza irakanda amasengesho n'uho ubuye naje ndabahokeramo umujuguye umubyeyi utoye arabahokeramo, abana bacu barabahokeramo, imiryango yanjye irabahokeramo, abatware banyu barabahokeramo, imirima yanjye irabahokeramo, inka zanyu zirabahokeramo, ubutunzi bwanyu barabahokeramo. Haleluya! nabo ababyeyi batwite barabahokeramo. Muraheka n'abandi babyeyi, murabona abana n'abandi babyeyi bavuga ngo ntabwo uzabyara ugiye kubyara ubyarire hagati yabo wekere muri uwo muryango. Imana irambwira ngo wa mukobwa irakubohoye ikwiciye igini bageraga mu gihe cyo guhinduka ukwezi kuba bimeze nawe. Imana y'abantu byagikwiza umuvugaciro. Haleluya! Yesu ni yamamare. Yesu ni yamamare. Yesu ni yamamare. Urumva yapfa udodomo atabarwe. Haleluya! Dawudi yavuze ngo kuko umwami Yesu akundana kubw'imbabazi ze yamugenza ngo ugire ubwo Yesu yaje. Mugire ubwoba Yesu yahageze. Haleluya! Umuvunyi yageze ku muntu yitwa Barutimayo. Uyu muvunyi ngiye kukubwira yageze kwa Lazaro amaze iminsi na mu gituro. Mariya na Marita itabarize ikiriyo cyamaze gukorwa, nawe bamaze kugupangira ikiriyo, ariko Yesu akuye ikiriyo. Ntibakuyeho ikiriyo. Akuyeho ikiriyo. Nuko akuyeho ikiriyo. Akuyeho ikiriyo. Kindi Imana ikurize kwambara rineti. Imana imenaguye amarineti kuri inzu ubuhumyi. Imana igeze mu gatuza kawe ushaka kumva kukumva umwuka wawe mukeya. Ikurinze Peter Sera kumara iminsi 3 muri koma. Nari Imana icyone badashari. Fata biriya dusome mu kuva. Abo jyaka gutinda. Yesu ni yamamare. Kuva ibice 21 umurongo wa 18
n'uwa 19. dusome mu izina rya Yesu igitabo cyo kuva 21 umurongo wa 18 n'uwa 19. n'uwa 19. Yego. umutwe w'amagambo uravuga ngo andi mategeko y'Imana. Amategeko y'iki? Amen. 18. Yego. abantu nibarwana umwe agakubita undi ibuye cyangwa igipfunsi akabirwara iminsi Haleluya. Abantu nibarwana ari babiri, urimo urarwana n'umudayimoni nagagukubita ibuye cyangwa igipfunsi ukabirwara iki? Erega uje n'uburwayi iminsi, wa mukobwa wabetswe iminsi. Haleluya. Wa mubyeyi we bakuvuza amagambo iminsi, baguteje igatsi iminsi. Haleluya. ariko ubu burwayi waburwaye igihe, uwo mutwe waburwaye igihe, amaguru wayarwaye igihe. Haleluya. Komeza. 19. ntasindagirire ku kibando wamukubise ntazagirweho n'urubanza. Umva ikibazo, iyo umuntu n'uba bamukubise ntabwo wapfuye, haracyari makuka. Haleluya. haracyari makuka, uracyasindagirira kuki? ku kabando. Yego. abantu nibarwana umwe agakubita undi ibuye cyangwa igipfunsi akabirwara iminsi ukabirwara iki? yego ntapfe nasindagirira ku kabando wamukubise ntazagirweho n'iki? Yego. ahubwo bitagakoresha azariho iminsi amaze urwaye, arwaye kandi amuvuze arinda akira neza. akuvuze kandi urindukira neza. Kora Imana amashyi. Abantu baragukora gake, abantu baragukubita, abantu barakuroga, ariko uva mu gishuko ifite ntabwo wapfuye, uracyasindagirira ku kabando. Haleluya. itegeko riraje, iminsi warwariyemo bagiye kuyikuriha, niba bayakuyikuriha banakuvuze urindukira neza. tuje kwa muganga nk'uyaguye iyi miti ugenda uyimutangira ko ntabwo ariko bigiye kuba. abagukomekeje bagiye kukuvuza, abakuvuze bagiye kukuvuza, abaguteje igatsi bagiye kuyigukuraho. Haleluya. aya muri karitsiye warasebye, iki gisaba kigiye kukuvaho, aya magambo agiye kukuvaho, ayo magambo bavuze abagusengera umuntu agiye kurakura umutwaro wawe. Haleluya. no era pitasiera niba ndi gusenga Imana yambwiye ngo hari uburwayi bw'imitwe Imana ikijije muri iri teraniro. Haleluya. haleluya. hari uwari ufite ukuguru k'ubumoso yabyukaga akumva ukuguru kw'imirinya. Imana yavuga ngo umudamu Imana ikurinze pararize, ikurinze pararize, ikurinze pararize, ikurinze pararize. Haleluya. ne era pitasiera itegeko riraje, igihe bakuvugiye bagiye kukuvuza, bagiye kukuriha iminsi wababariyemo. warababaye biragaragara, wararize biragaragara, ayo marira bagiye kuyaguhanagura kuko birahindutse. warize Yesu atari yakuvuga. wavumva bakuvuze Yesu araceceka. Yesu akoresha itegeko ntakoresha itegeko, akoresha itegeko ntakoresha itegeko. oya ni abakobwa mba bigiye guhinduka. wa muntu wambaye rinete akubariye iminsi yo gupfa warayirengeje. no pitasiera umwaka wa 2021 gwambere umwaka w'amarira, 2022 kubera amarira, 2023 byo hamagaye byanze kukwitaba. Haleluya. ariko uvuga Imana ivuganye nanjye 2024 bigiye kukwitaba. no pitasiera ngiye kubona mbona nawe bavuye uburenze igiti cyagiro baravuga ngo ntawe uzimara ntawe uzigeza. no pitasiera abandi bafata ibuye bararishira no bamushyira
amasengesho. Ibiryo byanje ni ubutayu, ibiryo byanje ni umuvumo n'imisozi. Yesu ntiyamamaye. Buriya muza by'abantu bakurira ujyane nanjye mu musengesho y'urunyendegege usigara mu butayu. Yesu nashimye. Ubu n'uyu munsi ngenda naza kubwiza iterano nasenge. Nabyo saa cyenda nasenze, saa 11 nca ku musozi. Haleluya. Mvuye nca ku rusengero n'ubu ndi muri nyungu z'amatanga 3 ku munsi. Amen. Ariko mbere Imana icyubahiro. Hari umudayimoni w'inzoka wigeze gute? N'umusozi. Wakubera Imana bashaka kwibakira. Imana irambyagiye kukuyeho umuzimu wariganyije imigisha yawe. Imana irambya ngo hari ibyapfuye yasashe ku bizuru. Nta gaciro wari ufite, Imana iza gutanga agaciro. Na Peter Sierai, Imana igera mu rugo rwanjye yitwa Imana. Imana igerayo. Uyu nawe yagira agaciro akagira ijambo nk'abandi. Iyo birenze bombi Mana we, ntabwo birenze ijambo watubwiye ayiwe. Ntabwo birenze ijambo watubwiye. Iyo birenze bombi Mana we, ntabwo birenze ijambo watubwiye ayiwe. Yesu ni amama. Iminsi wabyishigaye mwanagumwe. Twababyaga amasengesho ni bohoka. Akira kubohoka. Akira kubohoka. Byari bikuziritse ibirekura bw'izina rya Yesu. Haleluya. Ndetse kuyibona yongera igaruke. Imana igizute. Imana igizute. Hari urutugu barusanze y'amabyire. Igihe cyakune nanoge wakuri bashize ibintu basanga. Baraga ngo igisuzugwe n'ikimukora baraguteje. Haleluya. Yesu yamamaye.
ihangane ntabwo n'abatinza zigaje iminota itanu kandi muze kubwira abantu bavuga ngo utinde mu isoko uzatinane n'Imana uzatinane n'iki umugabo witwa Yakobo Bibiliya itubwira ngo Yakobo yafashe abagore be n'abana bamaze kwambutsa Yorodani aragenda ageze mu zakutana marayika barakira ngo marayika afata Yakobo ngamufata umutsi w'itako aramubwira ati Yakobo ndamubwira ati ubundi umupfu nari narapfuye ngize umugisha wanyiyicira ubundi muri karitsiye bari bantegereje ndashaka kubibirira iki izina Imana imukoreye igisuzumiro Imana iguhindurira izina Imana izana agaciro gashasha ku buzima bwawe warahamagaye 2023 ntibyakwitaba Yesu arategetse umugisha wawe urakwitabye haleluya umva amakuru umugisha wawe ntakuyoba mobayiro manirayoba indege mu kirere ikayoba n'ubwato mu mazi bukayoba haleluya nawe utikira yoba n'umugabo wagiye mu rugo aba yayobye n'umugore bataye umugabo aba yayobye ariko umugisha wawe uraje nk'izina rya Yesu haleluya umugisha wawe uraje akira igitangaza afunguka pasiwadi yawe amen uriya mupapa nahagurutse ndimo ndimusenga nabonye urimo kugenda mu kirere maze Imana irambwira nikubwira ngo wowe wanditswe mu giti Mana nawe urebe kumva utunguranye kandi inyama wayifungura ifungure umugisha ibyo rero igahunda yawe yitwa Imana igahunda mu gutwi k'ubumoso yitwa Imana no Peter Sierra iri n'umugabo uvuga afite ubwoba uriya ari kugenda yumva afite ubwoba yakinjira mu nzu akuba amajwi ari kumuhamagara Imana igukure mu bazimu ntabwo uri umuzimu uri umuntu muzima haleluya y'amaraso Yesu yamenye ku musaraba aracyakora ndabwira abantu ngo umusirikare wari ufite ijisho rihagaze ku musaraba wa Yesu afashe icumu ritera Yesu mu rubavu havamo amazi n'amaraso afata ijisho rye uyu musirikare aragenda arareba aravuga ibitangaza biracyafite biracyakore nawe akira igitangaza ku buzima bwawe kandi Imana ikuye urupfu ku buzima bwawe Imana ikuye urupfu mu muryango wawe Imana yambye kwikomera iminsi yo kubaho yabwiye Hezekiya ngo Hezekiya we gusenga kubona gutaka kwawe wagute kumvisha bari bazi ko ugiye kuva mu kwezi kwa gatatu ariko akiramo gutabarirwa haleluya Yesu ni yamamara Yesu ni yamamara amen fashagira tusome ibindi ijambo muri mwiza w'ijana 18 mwihangane mbona kwabwira mu ijambo ry'Imana Yesu ni yamamara kandi ijambo ryo Yesu yatsindishije shitani yamaze Yesu avuye mu by'imisi 40 agiye kwirira agatsima shitani avuye ati gukura umwana w'Imana fatira ibirihini y'umukara Yesu avuye ngo handitswe ngo ntabwo tutuzwe n'ibyo kurya gusa tutuzwe n'ijambo ry'iki iyo atagira iri jambo biba byaramurangiriye yabwira mugeze ngo gira ijambo muri iki gihe Zaburi 118 ahera ku murongo wa 5 dusoma mu izina rya Yesu Zaburi 118 umurongo wa 5 ubwo nari mu mubabaro yego n'amajwi y'Uwiteka yego Uwiteka aranyitaba ashyira ahantu hagari haleluya ubwo nari mu mubabaro ubwo nari mu marira ubwo nari mu burwayi ubwo nari mu bukene ubwo nari muri priyave naje narapfukamye mbamagara Uwiteka aranyitaba Uwiteka anyishyurira ideni haleluya Peter Sierra ubwo nari mu mubabaro n'umukobwa ubukwe bwaje bwapfuye n'amajwi Uwiteka aranyumva arangije ubukwe arabikora ari ubukwe Imana ibakore mwa bakobwa mwe kuko mubabaro mwari mufite Imana ivuje mu munezero Imana ibatuje hagari Imana ibakuriye imbago mu izina rya Yesu amina samara byakiriye buriya hari icyorezo Imana ikwiye kubana abandi ku bari ku mashuri
Imana ibareze kuja guhereza abana mu mashuri bakagarukira mu nzira. Imana hano buri babyeyi ibarinze amarira yabo mwa babyeyi mwe. Kindi muri ritene hari abagabo batatu, hari ababyeyi batatu, Imana irinde abagabo babo gufungwa. Mwahereze Imana icyubahiro. Uriya muntu wambaye agapira k'umweru wowe haguruka ngo ujye kuri Imana ivuganye nacu. Imana yawe bari kubwiye ngo nta gaciro wari ufite ariko Imana izana agaciro ku buzima bwawe. Kandi irabye buri kubwiye ngo n'Imana itanze icyerekezo kizima. Nepitasi era Imana igeze mu nda yawe yiswe Imana. Mu bantu Imana irinze amarira ikurinze amarira. Data ahamya buri kubwiye ngo ikurinze urupfu rutunguranye. Njye mbonye wari ugeze ku iseta uba hasigaye. Imana hano buri kubwiye ngo ikurinze kuva ku iseta. Nende ya pita sera ikina ngemwambo ni mbeba ipfiriye ku buriri bwawe mura nawe urapfuye. Imana hano buri kubwiye ngo ikurinze gupfa njyewe. Kandi hano ngo hari ibyifuzo bitatu. Yego si bitatu umaze iminsi uzenguruka. Imana ije gukora mu bibiri byihuse, ije gusohoza ari ibyifuzo bibiri gushirije byihuse. Kindi Imana yambwiye ngo ni ukuri kwiyamamagaye ikurinze kwicwa n'ihembe kuko bagiye baguteza amahembe ngo ugiye kwikubita hasi. Ariko Imana yishira igihe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu niyamamare. Katamutava Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Siko handitse? Haleluya. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya umuntu yabasha kundwara iki. Witinya umurozi ntacyo azagutwara. Data ari mu ruhande rwawe. Ni ababyeyi mwe Imana bari kwakira ingo bundi bushasha. Hari umuzimu wari ugiye guteza ingo zanyu mugakora divorce. Imana bagize divorce muri uyu mwaka. Haleluya. Ni ukuri kw'Imana. Wowe uri kwikirana umuntu wowe iyera y'amahoro. Imana ikurinze kugendera mu kagare. Kandi nambwiye ngo kubwo kusenga kwanyu k'uyu munsi Imana irabimanye. Imana igeze ute? Irambye ngo babyeyi irabimanye. Kandi ikindi Imana itanze imikorere ku buzima bwanyu. Haleluya. Amen. Haleluya. None irahagurutse ije gushyira mu maboko n'imigambi mibi. Iyo rirambye ngo nimubwire ngo Imana ibarize muri uyu mwaka. Nta cyerekezo Imana itanze icyerekezo. Kandi Imana ifunguye amarembo y'ubutabazi ku buzima bwanyu. Haleluya. Ni ukuri Imana ije kwagura umurimo. Mwebwe icyo musabwa nimukizwa neza ibindi Imana izabyikorera. Yambye ngo nimugende mwari muto muri karitsiye. Haleluya. Mwari muto Imana iza gukuza uyu murimo. Irambye ije kubashyira ahantu hagari ariko mugende mwari muto muri karitsiye. Amen. Yesu nashimwe. Yego suzo nzagaruka. Nagutse? Nzagaruke? Vuba. Nawe gutabare vuba. Haleluya. Nzagaruke vuba. Nawe gutabare vuba kuko birihutirwa. Haleluya. Niba abantu w'igihe gitoya uko mwati gutabare vuba, nzagaruka ufite amashimwe, nzagaruka ufite itsinda barabwirije n'amajwi, pasi nanjye birafunguka, ukwiye kunywa amazi, uzuma uvuga ubutumwa bw'ubwiza hari n'icupa ry'amazi. Haleluya. Mwereza amaboko mbonye ibendera ry'ubutsinzi rigaze mu miryango yanyu. Imana yambwiraga ibyifuzo byanyu yabyumvishe. Irambwiraga kubasubiza vuba. Wowe wumvaga nta cyerekezo gutanga icyerekezo. Kandi wa mubyeyi wawe ntabyiringira ufite yuko uzabyara. Ndabyo. Noneho nuko bari kubikubwira dayimoni ari kugusanga ngo yavuga ati ariko koko wowe ntusonga. Ngiye kuvuga muri iri terambere. Uyu mwana n'umubona uzaza urumukeka ahangaha. Wamwumvishe wa mugabo bose umugabo wawe urimo
icyumba cy'amasengesho iwacu aho kwigurira bafite bavugira ko bajya bahira uyu mukeka uzawuzana aha ngaha uyu mwana bazamukuzanira vuba byihuse umusenge kuko agiye kuza vuba si umukozi si umukozi kuri kuranga mu byaro si ukuri kumwe kuri kuranga mu byaro rero mu kwezi kwa gatatu tugiye kurira imisozi umutambi bari kubyumva turiye tubahoze uyu mwana ariko nawe uri mu kigali ntukazana agace uzaza komera imana amashyi umuryango wawe nta byiringiro afite uyu mukeka ahubwo iwe bazaza serikeye hazavamo umukeka tuwupfukameho uzana umwana muzima umuzanira umutambyi murabikaho ibiganza haleluya niyamamare niyamamare umudayimoni ndayamari yayikuyemo iya kabiri ivamo niba bari bazi kuzava ku iseta bajyanye ubusa uvuye ku iseta uri muzima barakivuza ngo dore amucuye muzima umva ikimenyetso ko umucuye muzima uruhande rw'ibumoso uyu mwana ntabwo akora uruhande rw'ibumoso ntabwo akora niba ugiye kugira ngo urinduke urubama haleluya niyo ajyambye ntabwo urubama ruryamira ahubwo arubama turi muri aya mavuta yo gutegeka turi mu bubasha duhabwa n'imana uyu mwana ntayagira kubohoka iyi migozi yari moshe nicike mu izina rya yesu akira umwana muzima mu izina rya yesu genda ugura ibikoresho mu izina rya yesu n'ibikoresho yanze kurwa akazabigura yabyaye warabibuze niyo mwanze kurwa akazabigura mwayabyaye kuze kuyahondo ntajya waba amazi ariko yesu agize ute arahazi none akira ubutabazi mu izina rya yesu twasenze imana itanga abahungu dusenga imana itanga abakobwa twagiye dusenya bamaze imyaka umunani batabyara ngabo baza gusenya mu burundi wari umaze kuvamo igitanda ariko afite avuga ati iyo ameza rimaze kugera amen amen haleluya mbagaze mu mavuta yo gutegeka mbagaze mu butwari mpabwa n'imana uyu mukeka uyu munsi mukunzi hazaho uyu mukeka tuwufite haleluya kandi ibindi mbonye ni ibiki umwana muto ufite ariko umwana muto wari muyorere si umuntu imana y'umwana imurinze urupfu dayimoni yaramwihoreyeho niwe yagiye kugiramo igitambo ariko imana yamwimanye ku munsi wo kuwa kane ku munsi wo kuwa kangahe uyu mwana wawe mutoya imana iramwimanye haleluya imana iramwimanye imana iramurengeye imana iramutabaye kuko dayimoni yaramwihoreyeho kuko yumvise ko igiti tugishe amen umbaho uri mu mwuka w'imana amen haleluya haleluya hari umuntu uri muri iri teraniro yesu nashimwe yesu nashimwe yesu nashimwe ubu ni ideni ritazihishurwa nje kukubwira ngo wa mupfakazi yari afite utuvuta duke imana yanegeje kwishyura amadeni wahereza umwana icyubahiro reka kwihagararaho kwiyeretse urihagararaho gute amen haleluya kindi hari umuntu wari ureba gahunda imana igere muri operasiyo igukize muri yo ko wari ugiye kubarwa ukaba ubarwa kugeza igihe utazigera kuzirimo umwana ariko imana irakurinze rero imana icyubahiro haleluya yesu reba
Wewe uvuga ngo umwana nta bwenge afite, Imana itanze ubwenge kuri uwo mwana. Itanze iki? Itanze iki? Haleluya. Haguruka. Yesu ni yamamaye. Ni ukuri uyu mwaka Imana ibukwiye mu ruzerero. Cyangwa mufashe ko nama azabafasha azabishyura. Mana irambye ngo nimubwire ngo hari ipusi n'imbwa byajyaga birwanira hafi y'iwanyu. Urabizi nabyose kandi bikarwanya hafi y'umuryango wanyu. Aba bantu babiri nibo bakuziritse, imwe umuntu umwe yaje mu pusi undi azira mu mbwa. Iyo pusi kandi ubibona utumve neza ndumva gusa kwiyamva mukambana mu bahanuzi, iyamamagaye niyo kwizerwa niyo kwiringirwa. Ntabwo Imana yacu yigwatirirwa ntabwo itera inkunga ahubwo dutera inkunga. Iyo ugeze mu mezi atandatu y'umwaka iyi pusi nibwo biraza. Iyo ugeze igihe cyo kubira ibyo bigiye kwambara iyi pusi nibwo biraza. Siko bigenda. Ariko tubishimiye turi muri iri teraniro. Tubishimiye turi muri iri teraniro none iyi mbwa n'ibipusi biza bibafata amakuru. Ikindi Imana yimanya amakuru ku buzima bwawe. No reputasiyo ukuguru k'umusozi kumeze gute? Ntuvuga cyane. Mu rwego tumenaguye akagare mu izina. Ibyo bikuranye ibyakigaraye ntubyita ariko ntiwumve neza. 2020 ntiwumvaga. 2020 ntabwo yakora utagiye kumva ukuguru iwawe. Iyo ugiye kuza ukubona wabashutse. Iri watwandagire kandi kabashukiye mu muryango. Imana igenda igera muri uyu muryango itawuremo. Nkunze kubwira abantu twe dusabwa viza iyo twambutse mu mipaka hino tugiye kubwiriza. Yesu ntabwo asabwa viza, ntabwo Yesu asabwa amatike. Yesu akugera imunono. Agera mu izina, akira gukira mu izina rya Yesu. Imana igiye muri uko kuguru, Imana igiye muri iryo tako, ikoremo deliverance ko wari ugiye kuja wirirwa wicaye mu rugo utava uri. Hari n'igihe wagiye kubyuka birakunaniye, ariko Imana irambwiye ngo akira gukira mu izina rya Yesu kandi wakire mu bwoko bwinshi mu izina rya Yesu. Izo nama zitata nasomye ijambo ryanjye. Izo nama bazikora atazirimo, akaza akazitesha iki agaciro. Ni abantu babaziritse, ntabwo ari Imana yabaziritse. Ikijuru gishyirwa mu gutesha agaciro amaziki z'ikuzimu. Mwakire kubahuka muri iri teraniro. Abakobwa nimwakire kubahuka, abamama nimwakire kubahuka, imiryango yanyu niyakire kubahuka, ababyeyi nimwakire kubahuka. Imana mbonye baguye ku isikariye bari musuzumurikiye, mbona buri muntu wese muzamuye ku isikariye ya gatatu. Rero Imana y'amahoro ibambike imbaraga, Imana ibagirire neza, Nyagasani abarengere. Data uri mu ijuru reka dusoze, ariko nimwakire igitangaza cyicu yose mu izina rya Yesu. Kandi Imana ibarinze uburwayi bw'uruhu mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero Nyagasani abane namwe, Imana ibakomereza amaboko, Imana ibambike imbaraga. Mwakoze kwihangana, amazina yanyu tuyibahereye kandi rero twabatsindagira. Rero ihangane turi kumwe, Imana izabagirira neza. Iri mu ijuru ibabahorereye ibyanyu ku manywa, ibatabare ku manywa. Ni abakobwa bakoresheje ubukwe ku manywa, ibaha urucuruzo ku manywa. Haleluya. Abatware banyu barinde kuki ku manywa, itorero ririnde kuki ku manywa. Imana ikurinze impanuka. Umuntu werekeje Kigali mu gukoza impanuka, ariko iyo yamubwira ngo ikurinze iki impanuka, Imana irakwimanye.
kandi warupfuye urupfu rutunguranye, Imana ikurinze urupfu rutunguranye mwakora kwezi kwa gatatu. Repitasi era kindi Imana yambwiye ngo nikubwire ngo Imana ikurinze guterwa ibyuma n'abajura. Wambanira inzu n'ibyo ariko nawe Imana izabwiza amabati y'umutuku. Ntabwo mvuze ayagaye aho ay'amategura ari ameza, kandi mbonye inyuma z'abarimo amanegisa yo gukodesha. Ni igipangu. Yesu yamamara, Yesu yamamara. Ni pitasi era mbonye rero gusa ikinyabiziga cya moto, buriya ikinyabiziga cya moto gitesha agaciro rwatuye imodoka. Wasaga ngo wamakamu moto n'akagakoya mwatiriye imodoka. Kandi ijambo mbaga bakwitiza mukagira uti nimukabiririmba haleluya. Kandi nawe Imana imukuraho igisuzuguriro ukuri kwiyamamagaye uyu mwaka iguhuza na Simoni akwikorera umusaraba uva muri ubu buzima, igukura muri ubu buzima, igukura muri ubu butayu. Si Yesu yahuye na Simoni amwikorera umusaraba, nawe Imana ikwikorera umusaraba, igira ibyo yibika, igukura kuri sikariye, ikuzamure mu ntera, Imana yubaka urugo. Kandi ni vuba ngende kubyatura nibwo amavuta yo gutegeka bitareze mu kwa gatandatu. Imana igukora muri urujirajiro, Imana igukora muri urujirajiro, igukora muri urujirajiro, igukora muri urujirajiro, igukora muri urujirajiro. Oshi bitareze mu kwa kangahe. Abafana yaje kwizamuza muri bikanzu. Uri pasi base tuzamuye cyane. Icyaba bazaba muri kiza gicuku. Ngiye ukuri kwiyamamaga ni ukuri kwima. Ngiye gusenga umvoreka amabwiza. Ega muri abana babyeyi utabaho bishikono wabazirimo. Muri ya kuza kubya abantu ngo indabo bishanye kwambika rinatu wa umukoresha. Nibyo. Haleluya. Abakobwa indabo bishanye kwambika rinatu bahora bari kuresha. Ariko abakobwa iyo bimenya ngo ndabubona rero ngiye mu ukibani kuyeho rinatu. Rero nawe kwambika rinatu igira kuhuza nawe nawe muri rujana. Amen. Haleluya. Haleluya. Uziye mu rujana yitarya mukura yitashizo rinatu. Urabanga nzasaba uwize nzawo wakoza n'uwize kuko iyi mutima ya nda kaminuza ufite yazaza kaminuza umushara wawe ni mukeya. Rero kwambika rinatu izakora rinatu twakoze ubukwe. Haleluya. Uzi musuko mutari Imana ikacyorine. Umusore wabaraza ati wawe uri mugufi, wawe uri muremure, ikindi imiryango yanyu muraterekera, ariko yashizeho rineti ayibona yabara atari kose uyu niwe nashatse byagenze. Ikureho izakureho rineti uyu mushero yageze mu rugo, ariko turaha turatiye kuva muri ubu buzima, tukwaturiye amafaranga y'ubukwe, tukwaturiye mariage nzima mu izina. Ibintu byose nguru ndakare tsinde ariko haleluya. Reka babwiza n'ukuri muri abo tugiye gusenga isengesho ryitwa kudekarara, tumudira kudekarara batana na tumudekarari. Yego. Haleluya. Abana bahabuzi baradekaraye baramubwira Derisati we hano tutuye hatubereye hatoya turakwinginze twaje kwagura umurimo
imbaraga ziba yaravuye mu maso. Amen. Dusenga isengesho ryo kudekarara nawe Uwiteka agira icyo amuremera muri uyu mwaka bitereze mu kwa gatandatu mu izina rya Yesu. Make w'ejo ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane bene data. Yo abantu bari mu mavuta tuzamura ibiganza. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni ukuri y'abana yavugaga kera, ya yindi yasezeranyaga kera, ya yindi yakoraga cyagi, iyo Mana twabonye uyu munsi. Imana itabesha, Imana itabanga, Imana itajya yirengagiza, Imana itajya irobanura ku butoni, Imana ivuga bikaba, itegeka bigakomera, isohoresha gukiranuka amasezerano yayo. Haleluya, haleluya. Dutunga umukozi w'Imana ibiganza tumubwire ngo Imana imuhereza amavuta, tuvuge ngo Imana imuhereza umugisha, Imana imwagura impande zose, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Imana imwagure, Imana izana abashyitsi b'umugisha ku buzima bwe, Imana izana abafite impinduka, Imana izana abo gukora pana b'umunwa. Haleluya. Umuriro w'Imana wake kuri we kandi uwo muriro ukomeze utambuke. Imana itugirire neza cyane. Reka dushime Imana wera wa Isiraheli. Turagushimye kuri umukozi mu murimo. Nepene tode sesitweve zopera tegonede sosayide. Uri ndiho Jehova. Tugushimiye umugambi mwiza ufiteho, tugushimiye imirimo n'ibitangaza ukoze muri aya materaniro, tugukomeye amashyi tuvuga ngo